Yes, reka nongere mbahe ikaze kuri Zara Magazine nk'ibisanzwe rero tuba tubagezaho ibiganiro bitandukanye tuganira n'abasitari batandukanye tuganira n'abantu bakora ibintu bitandukanye muba muzi mu bikorwa bigiye bitandukanye uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo ahangaha ugiye kubibwira akababwira byinshi akora gusa icyo mugomba kumenya ni uko ari umwe mu ba producer b'amavideo bagezweho hano mu Rwanda bamaze gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Njye ndiremera agahita nk'ibisanzwe ni Zara Magazine, kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro dushyizeho ubibone mu ba mbere. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yes, ngira ngo watangira wibwira abantu badukurikiye. Ubusanzwe nitwa Fazil, amazina yanjye ariko izina ry'akazi ni Fapro. Fapro ni muntu ki? Fapro akora iki? Fapro ni mu video produce, nkaba nkora amavideo, nkaba nkorera igikoni. Ukora amavideo, ni umwuga watangiye ryari? Ni umwuga natangiye kera ndumva nkumazemo imyaka 8. Imyaka 8. Agira ngo imyaka 8 ntago ari akantu gatoya yahitesha agaciro cyane. Ni nk'iki cyagupushinze kumva yuko ugiye kuba video producer? Video producer je nakundaga umuziki cyane. Ubundi natangiye ku ikintu cyitwa ubu DJ. Abanenda twagiye twigana za secondaire bo barabizi cyane kuko nungu niyo duhendi mu kazi ataba wow. Ni ibintu wagiyemo ni ibintu wameritaga ni ibintu twabonaga ko nubundi ibyo nize sibyo nakurikije. Ariko kwera umukunda umuziki ko iki nisanze nageze muri production ya video. Ubwo niko guhita ntangira. So natangiye nyine nawe yuzi umuziki utangira kenshi agiye utangira ababyeyi batabyumva neza, ariko nyuma yaho kugenda ubikora bitewe n'urukundo ubifitiye bakagenda babona feedback nabo bakagenda bagutera inkunga kuri icyo kintu. So aho ngaho ubu aho ngeze ndumva ko nabo iyo babonye bakareba ibikorwa nashyize hanze cyangwa nababwinyo igikorwa nshyize hanze muri iyi minsi cyangwa dore ibikorwa byanjye nakoze ni ibingibi babibona bahita bambwira cyane kongs kabisa komereza aho ngaho turabona bya bintu hari ikintu biba bigenda bikugezaho. Dukomeza kuri career yawe, ubona kuva muri iyo myaka 8 utangiye gukora video production, ni izihe ngorane wahuye nazo muri career yawe? Ingorane zo ni nyinshi. Ugitangira buriya hari igihe ukora projet zigafailinga, hari igihe ukora projet ugashwara n'umukiriya. So ingorane zo ntizabura, ariko uko nyine ugenda uhura n'ingorane burya izo ngorane zikwigisha uburyo unazivamo. Iyo uhuye n'ikibazo no munsi uvuga uti niyo ngiye gukora projet mitavuga ni iki kibazo nshobora kuba narahuye nacyo nkavaringa uburyo nashobora guhura nacyo. Ingorane zo ntago zabura muri industry ya music. Muri imyaka 8 maze nkora production. So ibyo nateye imbere ni byinshi. Urumva kuba narabaga mu rugo nkaba naravuye mu rugo nkaba nikodeshereza. So ikindi cy'ingenzi navuga ko naguye nk'inshuti, kuko ubu ngubu inshuti nari mfite icyo gihe ntabwo arizo mfite ubu ngubu. Urumva yanafite byinshi byaba byarangejejeho. Nagiye niyungura ubumenyi mu bintu, mura n'abantu batandukanye bafite mind zitandukanye, idea bampa n'ikirumba ibitekerezo bagenda bagwa nabyo biba ari by'ingenzi kurushaho kurenza n'ibindi byose numva. Ni nk'abahe bahanzi wenda umaze gukorana nabo muri iki gihe nyine umaze gukora video production? Maze gukorana n'abahanzi benshi, aba underground, upcoming, aba superstar, ariko abastar benshi giye nkunda gukorana nabo hanze y'igihugu. Nk'ubu mfite umuhanzi ndiyo nkorera amavideo ye waturutse i Burundi bamwita Bebe Life. So hano mu Rwanda akaba ari n'umukobwa bita Melody Jazz. Aho ngaho niwo muri iyi minsi mfitanye nabo, abona ko ibandi hariho Messengers, hariho umukobwa bita Katness afite indirimbo iri ku YouTube nawe bita Imana, ari indirimbo yakoze akazi bikomeye. Ariko cyane ubu ngubu nkaba ndi kumwe n'umurundi bita Bebe Life. Ubu ngubu niwe ndiyo nkorera nawe muri iyi minsi. Afite indirimbo nayo igiye kujya hanze bitarenze umunsi umwe cyangwa 2 bita nayo In Night, yakoranye na Melody Jazz hano mu Rwanda. So afite n'indi ndirimbo nayo imwitira ku izina bita Bebe Life. Nayo numva
iri muri projet shoot zararangiye, ariko in night yo yamaze kurangiza, dusigaje kuyihostinga tu nta kindi. Ndumva bimaze kugera ku rwego rwiza nimba umaze kuba international. Video production ni umwuga ushobora gutunga umuntu ukora akabaho neza, nta kindi kintu umuntu akora, kuko mu myaka yashize hari ukuntu abantu batabyumvaga neza, bumvaga ari ibintu biri aho ngaho. Nk'umuntu ubibamo bimazemo imyaka 8, n'iki wabivugaho mu bijyanye no kuba byatunga ubikora? Ikintu cya mbere navuga kuri production ya video cyangwa production ya music, twongeye cyane cyane navuga kuri industry ya music, kuko numva ntago natandukira naho ngaho najya cyane, kuko niho hantu mba ndi. So kuvuga ikintu cya music cyangwa production ya video, buri ikintu cya mbere ni ukugikora ugikunze. Burya ukora ikintu ugikunze kikuri ku mutima, kandi uvuga uti iki niki nakaze urugushaka, cyangwa umuntu agufata gusunika gupushinga kuvuga ati bino bintu ndabona ubishoboye bijyemo wabikora. No, we ahubwo ubikora uvuga uti bino bintu giye ndumva ari ibintu byanjye, ndumva mbikunze. Icyo gihe bikunze wumva ko ari ibintu byawe, kandi ubikora ubifitiye umutima, ukabikora kuba bihaye umutima wose, ntabwo ubura inyungu bikugirira, nta n'ubura n'umumaro byakugirira. Reka wenda tujye kuri abo bahanzi bavugaga n'izo ndirimbo uri gusohora. Ubundi imikorere yawe nk'umu video producer ibimeze gute? Ese kubera iki uko uri gukorana n'abahanzi b'ibyamamare bo hanze y'u Rwanda, kubera iki abo mu Rwanda bo mudakorana, bimeze bite? Abo mu Rwanda bo turakorana, ariko ubundi kuko hano mu Rwanda nyine anytime ashatse warambona. Kugira ngo noneho umuntu aturuke mu kindi gihugu avuga ati nabonye igikorwa cya kana kashakishe contact zawe, arinda kugera avuga ati mfite project zanjye tugiye gukora, urumva ko ni za nyungu waragize mu kazi uri gukora, ni ibikorwa warakoze biba byaragaragaye ahantu, biba byarageze kure. So abahanzi bo mu Rwanda bo turakorana, abenshi ibyo twaranakoranye, ariko nabo hanze nyine urumva muri ibi minsi muri 2020 navuga twinjiyemo. Urumva 2020 twajyaga tuyumva, ariko noneho twayigezemo, no tuyigiramo dufite n'ibindi bikorwa n'izindi mind, dushaka kwagura ibikorwa. Ntabwo tugomba gukora umuziki wo mu Rwanda gusa, tugomba gukora n'umuziki kugira ngo ugere n'ahandi. Urumva niyo twakoreye mu Rwanda yageze hanze, ku buryo n'abo hanze atekereza akavuga ati kanaka ngomba kujya kumushaka akorera mu Rwanda. Niko kuza tugahita dukora akazi tu. Wenda dukomeza, hari nk'abantu wenda baba batazi nk'umuntu ni Faplo, ariko se Faplo yavukiye hehe, ryari, yize amashuri ye ya primaire, bimeze bite ku bijyanye na Faplo ni muntu? Faplo ubundi jewe navukiye Tanzania, ababyeyi banjye ariko ni Abanyarwanda. So umubyeyi wanjye umwe ni Umutanzania, ariko mama ni Umunyarwanda, papa ni Umutanzania. Ariko jye nakuriye mu Rwanda, umva Tanzania navuye ndi umwana mutoya. Primaire yanjye nayize mu Rwanda, secondaire nyiga mu Rwanda, mbese activities zanjye zose menye ubwenge nabumenye ndi mu Rwanda. Ariko ababyeyi banjye umwe no mu Tanzania, undi ni Umunyarwanda. Mu busanzwe wenda ababyeyi bawe batuye hehe? Ni muri Gikondo. Gikondo ni ukuvuga ngo ni hood Gikondo, urumva kuva namenya ubwenge ni Gikondo. Ariko Gikondo nyine ngo ni quartier ivamo abastari. Nawe urabizi, ariko warabizi ko Gikondo iravunagura. Iravunagura kabisa. Numvisha ariko ko hari n'impano uri kugenera abantu ku munsi wa St Valentin, hari ikintu ushaka kuba? Urumva nyine iyo umaze gukora imyaka 8, burya iyo umaze imyaka 8 muri industry, uzi amavene yose, uzi ibintu ukuntu biba bikorwa. Urumva yo nanjye nabuze ni muri urumva ko muri cya gihe cyo kuvuga ngo 2020 ubungu turabara 2050 niyo vision. Urumva 2020 yo twamaze kuyigeramo. So naho twamaze kuyinjiramo turavuga ati ibikorwa bigomba kwaguka, nimba biri muri production, ariko hari n'ibindi bikorwa bihaye biri muri music. So ndavuga imyaka noneho turebe umwaka nibwo gitangira, nibwo tukibona show, tuvuga abantu bariho yumvamo hafi ku isi hose, dutamita ntegura igitaramo cya St Valentin.
kugira ngo ndebe ko abantu b'Igikondo nabo bizi, kuko nzi ko muri Gikondo ahantu hateguye St Valentin Ngiye wayiteguye. Muri Gikondo nta handi higeze hateguye St Valentin. Ndavuga ino reka ndebe ko nashyushya abanyagikondo n'abandi baturutse mu bindi bice, haba Nyamirambo, haba Kanombe, haba Kacyiru, haba hehe, baze noneho bavuga ati Igikondo naho burya harashya. N'ubundi hasanzwe hashya, ariko naho turagira ngo turenzeho kugira ngo akazi gakomeze gakorwe. Icyo gitaramo giteguye gute, kizabera he muri rusange? Igitaramo ukuntu giteguye kizaba kuri St Valentin, n'ubundi azaba ari ku itariki 14 kwa gatanu. Kirimo abahanzi batandukanye, harimo The Heroes, harimo BMG, harimo True Boy, harimo Bebe Life, uwo Murundi nyine urumva ko nawe ngomba guperforminga, ko maze performing hano mu Rwanda, maze gukora amashow atandukanye. So harimo Melody Jazz, ndiho ndateganya no kugira ngo tuzabe dufitemo wenda n'abakomedi, ariko bo ntabwo baraba update, ariko bamwe na bamwe twamaze kuvugana namwe ati dufite andi mashow, ariko umunsi wa nyuma bazabambwira igitaramo kitarajya. So icyo gitaramo rero kizabera Igikondo ahantu bita Ambassadors Park. Aho ngaho ni igitaramo kizabera guhera saa 10, kwinjira n'amafaranga 1000. Ndumva mwarashyizeho n'amafaranga makeya, ntekereza ko buri muntu wese yagakwiye kuba hari. Kubera ko amafaranga yo nibyo urumva ntabwo twamanika ibiciro. Tugomba gushyira ahandi ya cya giciro buri muntu yisanga, icyo kurya, icyo kunywa byose birahari. Ni ahantu heza, ni ahantu hategurirwa ibitaramo, n'ubundi si igitaramo cyonyine kizajya cyakorerwa n'ibitaramo bizajya bihoraho. Icyo nicyo gitaramo cya St Valentin twateguye, ko n'ibindi bitaramo bizajya biramo ngo tuzadutegura ibitaramo. Nk'umuntu wenda uzaza muri Ambassadors Park muri icyo gitaramo, ni nk'akahe gashya nyine azabona wenda kamufasha kuryoherwa na St Valentin yiwe? Waretse nkabigira secret, kuko ngiye kubivuga ntago baza. Ariko agashya ka mbere, hari video igomba kuronshingwa kuri uwo munsi. Iyo video izalonshingwa kuri uwo munsi, urumva ni video nakoze y'uwo Murundi amwita Bebe Life. Nawe izalonshingwa kuri, niko gashya yenda nibanga mbibi yakona. Ibindi byo bizaba ari fire kabisa. Nanjye nzaba mbata. Karibu. Nubwo Zara magazine turabizi ko ahantu hose nyine ntabwo igibura. Ntabwo tujya tubura tuba. So wenda dukomeza, wabitekereje gute kumva yuko nk'umu video producer ugomba no kuba wakoganizinga igitaramo ugafasha abantu kuryoherwa na St Valentin? Urumva kubera ko mba ndi mu muziki, ikintu cyitwa umuziki cyose mba numva kitantanga imbere. Icyerekeranye n'umuziki, urumva production ya video ni umuziki, icyo bitaramo ni umuziki, nabo bahanzi n'abahanzi nkorana nabo, nkorera ama video, mbanza amashow yabo n'iki. So ndavuga noneho ntabwo twakwiyana muri production gusa, mu gihe umuziki uturura mu mutwe. Iyo ndiho editing ndavunika cyane, gushaka ama effect, kugira gute, ku editinga, gupanga amashow, gushotinga, gusettinga light. Ariko noneho nyuma y'ibyo ngibyo hari igihe nshaka kuvuga inama, ikanshaka abantu twishima. Ni nko kwishima, umuziki n'ubundi ni ukwishima. Ndavuga ineka dutegura igitaramo cyo munsi, n'abantu bakundanye nawe urabyumva, baba hafi aho ngaho. Ndavuga ineka dutegura igitaramo kuri St Valentin, dukomeze n'ubundi turyoherwa n'icyerekeranye n'umuziki. Ni ukuvuga abantu bose n'ubundi ubwiye niyo gahunda ni Ambassadors Park, ko ndabizi kuri St Valentin ku itariki 14. Ndumva ko muri Kigali hazaba hahiye kabisa, ko n'ibikorwa bihari bihateganyijwe ni byinshi cyane. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni nk'iki wabwira wenda nk'abantu bakurikirana ibikorwa byawe, cyangwa se n'abamenye ibikorwa byawe uyu munsi, muri make abakunzi b'umuziki ni iki wababwira? Abakunzi b'umuziki icyo nababwira ni ukuba ni ukureba ibyiza gusa, kandi natwe n'abantu dukora umuziki tuba tumva ko isaha n'isaha, umunsi ku munsi, ko iminsi igenda yicuma, ni ukubategura ibintu birenze ibyo wakoze mu myaka ishize. Undi iyo ukoze ikintu wumva ko ikindi uzakora ikindi kirenze icyo wakoze. So abakunzi b'umuziki rero icyo nababwira, cyangwa abakurikirana ibikorwa byanjye,
nabwira twakomeje kuvuga ngo dukunda umuziki w'abanyarwanda, ariko aho bigeze noneho jyewe ndabishima cyane cyane pe, kuko mu myaka yashize cyangwa mu gihe cyashize njyewe nakundaga gusohoka buriya club iki ndeba amakonseri, najyaga mbona uburyo wa playing cyangwa najyaga numva uburyo wa playing indirimbo z'abagande, z'abakongomani, Tanzania, ariko ubu ushobora kwinjira club nkumva yana byibura 70% ni indirimbo z'abanyarwanda. Inama rero cyangwa icyo nasaba abanyarwanda ni ugukomeza gushyigikira abahungu babo cyangwa inkumi zabo cyangwa abasaza babo, cyangwa mbese mu muziki wo mu Rwanda nabo bakawushyigikira, uko babasabye ati mudutere inkunga bakazibatera, kuko nabo bafite ibyo bazi kurenza ibyo bariya bavuga ngo bareba ibintu byabo, kuko nabo batwigiraho byinshi, nubwo tuvuga ngo twege tubiga, ariko natwe bafite ibintu baza kutwigiraho. Nabasaba rero kugira ngo bakomeze kwita ku muziki wo mu Rwanda kurenza uko bakwita ku muziki w'ahandi. Nawe si bikukurikirana kuko ari ibyo bafite, natwe tudafite culture iki, natwe tukabasangiza ku byo dufite. Ndumva ari cyo kintu nabasaba cy'ingenzi. Imyaka 8 irashize uri muri industry, noneho nizihe ngamba ufite, nibihe bintu noneho bishya ufite kwitaho muri iyi myaka isigaye hano imbere? Muri iyi myaka mfite ubu ngubu mfite kuba mfite umuhanzi turetse na nawundi wo nkorera abandi, mfite umuhanzi bita Niga also, arimba hip hop mubereye manager. So urumva umuziki ntago njya nkujya kure, ikintu noneho numva muri uyu mwaka nakora cyane cyangwa nshaka gukora cyane ni ugukora ibintu byiza kandi bikarenga imbibi z'u Rwanda, bikarenga muri Afurika, mbese ibintu bijya ku isi hose, kuko ubu ngubu isi yabaye akadomo niko bajya bavuga. Iyo dukoze akantu ugasanga ku isi hose, ariko mu minsi yashize nta nubwo twari tuzi internet, ariko ubu ngubu akantu ukora akantu gato isaha imwe ugasanga umuntu akakubwira ari USA, ari China, ari England, akakubwira ati bro, nabonye wa muzigo wawe, nabonye umuzigo uri urakora akazi hano yo teme tu. Icyo nakundiye ari umuhanzi bita Inosbi, ni umukongomani yakoranye indirimbo na Diamond, undi itemi yakoresheje ngo we yakoze ya ndirimbo avuga ngo wimbo wangu umepenya. So none twege ni ukuvuga ngo indirimbo zacu zo ziragakora, indirimbo tudukoza z'abanyarwanda zo ziragakora. So wakoze kutuganiriza Fabro. Murakoze cyane Zara Magazine, kandi namwe ndabashimiye n'abantu bose bakurikira Zara Magazine. Icyo mbasabye ni gukora subscribe kuri Zara Magazine. Sure. Thanks.